Ndabahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndongeye kubasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese turi kumwe umunsi ku wundi. Reka nshimire by'umwihariko wowe udukurikirana wowe wakoze subscribe ukandika na comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu. Ndagushimira cyane, comment zanyu n'ukuri ni ingirakamaro kubera ko ni benshi zigira inama ndetse ziyungura mu bitekerezo. Nukuri rero ndagusaba nujye ufungura ikiganiro cyacu ujye ukireba hanyuma nugisoza ugira ijambo uvuga ku bw'ikiganiro warebye, ushaka gutanga inama cyangwa igitekerezo cyangwa se n'indi nyunganizi cyangwa n'ubundi bufasha bwose ushobora kubona, ariko ukagira icyo ubwira abo tuba twaganirije mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri. Ndi kumwe na Kayusi ari we papa Ineza. Papa Ineza. Umeze ute? Ya meze neza ndashimira Imana. Papa Ineza amakuru? Amakuru ni meza. Ariko nyine mu imisi byaranze. Ntago nzenya kwita Kayusi cyangwa Satani. Oya nitwa Kayusi ngiyewe. Nitwa Papa Ineza ariko nitwa Kayusi. Kayusi ryo urikunda kubiri sinzi. Ntago nariva iryo zina kuko ni iryanjye, sibyo? Ni izina niswe n'abavyeyi. Ntago narivaho rero. Ese Kayusi ni kiye kirimo? Ni Giswahili? Ni Kilatini. Ni Kilatini. Bisobanura akabuye gato kava mu nyanja. Turi kumwe na Kayusi cyangwa se Papa Ineza. Ni umubyeyi, ni umupapa. Twari tugiye kuganira rero, tugiye kuganira byinshi bitandukanye ku buzima bwe ndetse no kubimuvugwaho ndetse n'ibiri kuba muri iyi minsi ku ruhande rwe. Papa Ineza, nashaka kukubaza, hari ibiganiro tumaze iminsi tuganira na bamwe mu muryango wawe harimo uwo mwabyaranye uriya mwana ndetse n'umugabo we. Twumvise harimo impaka nyinshi, ibintu byinshi batumvikana, nawe mutumvikana, ariko niyo mpamvu nifuze ko tuganira kugira ngo twumveho ku giti cyawe. Cyagiye twaganiriye muri kumwe, buri abantu iyo bari kumwe basa naho bapingana ntago baganira neza, ntago umuntu asobanura ikibazo cye neza ngo umuntu acyumve. Rero uyu munsi ufuje ko tuganira ku giti cyawe, cyane ko noneho mu bigaragara Kayusi yahinduye style y'imyambarire y'imyenda. Ubwo turi kuvuga imyenda gusa kuko ibindi byaracyabifite. Namura ko yambaye neza. Kose ndi umupapa. Uko byagenda kose ubu nabaye umupapa. So burya bajya bavuga ngo ibyaye ikibazo kirakirageta. Ntago umwana ngiye mwisi kiboze, ariko uko byagenda kose umwana no mugisha. Je naje gusanga burya uriya mubyeyi nubwo yavuze inshuro nyinshi ko namutenda nkamyakana, kabone niyo ntaba ntayiteye mwese mureba cyaye muhari, ariko byagana kose ntago yagiye kwiyandika ku mwana wanje ngo afite ibyangombwa agende kumwandikisha umwana mwandike ku mazina yanjye, umwana atari wanjye, sibyo? Ariko niba muri kiriya gihe byarabaye ngombwa ko Imana inkore bitangaza nkahuza n'uriya mugore, intanga zanjye Imana yandemanye nizo yaremanye uriya mugore bigahura nkabyara umwana, sibyo? Ntago bivuze ko nakomeza kumihakana kuba byabivuze ko ndi umutinganyi, sibyo? Hybrid bivuze ko nshobora kuryamana n'umugabo mugenzi wanjye nkaryamana n'umugore mugenzi wanjye, sibyo? Cyangwa mugenzi wawe, sibyo? Ariko hagati ngaho nkuko bimbwiye ndagira ngo ngiye ngarura umuntu muri ngewe societe y'Abanyarwanda uko yanekerezaga ube wowe nongere mbe ngewe ubwanjye Kayusi Papa Ineza. Yego Papa Ineza, no kuvuga ngo hari igihe abantu benshi bakunze ariko tutarageraho verine bimeze biti. So izi verine rero urabona izi verine n'amazuru, izi verine ni verine nyene nziza pe, ni keza rwose, karasa nako nisize, karasa nako wisize nawe ndabona uri nyashi, ndabona ko nakaverine ari keza gasa nakabakobwa nyene baba metisi nyene bagezweho nyene. None bishatse kuvuga ngo ayamerina nayo kutabikuraho ngo kuva kera ingurube kugira ngo hari ingurube zabagaho ari z'abazungu n'ingurube zabagaho ari za abirabure, batuburaga amaherena mu matwi kugira ngo bikunde no mu mazuru zigire difference. Nanjye rero kubera ko ngewe ntandukanye n'abantu basanzwe kandi bakaba bazi ko ndi umutinganyi njyama n'abagabo nkajyama n'abagore, ariko mbangira ngo byibuze amazuru yanjye ugira utumenyetso tumwe tundanga ko ndi Kayusi wanyaye koko. Noneho narabaye Papa Ineza, abantu batari banzi ko mfite akana babimenye ko mfite akana. Ariko uriya mugore we uri proud y'umwana wawe. Ubu ngubu uriya mwana bagomba kumuko byagenda namureresha ibikeri, namureresha ingurube, namureresha ihene, namureresha inka, namureresha amashereka y'ihene, namureresha amashereka y'ipusi, namureresha amashereka y'umuntu. Uko byagenda kose giye ngomba kumurira neza. Ngomba kumurira neza niyo ntabona ubushobozi, ariko nkamushira mama kamurira. Akabazo kamwe rero. Mu bigaragara urifuza kuba umugabo ku mwana wawe. Ndifuza kuba umugabo nyine ku mwana wanjye. Ese umugende mpora nifuza ko njye nabimbwa. Abantu kuba banzi kumutinganye nyene bambona nk'umugabo w'umutinganye nyene ngigera yaho ngaho yimbwa nyene yakabobo. Nese ngenda byishimiye.
ibaza ariko nyine mwimisi kuba ari kwambara neza gutya rwose nta jipo sibyo nta misatsi nta rouge produit sibyo nta makeup so umwana nukuvuga ngo amashusho ngewe kubera ubwanjye iki? kandi umwana afite mama we uko byagenda kose Aco. namureresha amashereka y'inkoko uko namurira kose nzi neza ko azakura kana kavamo umugabo sibyo na biriya bintu natangaje mvuga ko nzamuriresha sibyo nkamwambika amaherena bwari uburyo bwo kugira ngo nawe mugire umuzungu sibyo none se reka nkubwire sibyo urabona ukuntu ngewe ndi sibyo ndi umugabo uri beginner pe sibyo ndi umugabo w'intwari urabona ko nubwo ndi umutinganyi ariko urabona ko ndi beginner pe sibyo ariko nubwo ndi umugabo uri beginner ariko biragaragara yuko umwana we yabuvugiye naje sibyo bishatse kuvuga ngo rero uriya mwana uriya mugore amumpereze ave mu ikanivo areke guhobagira uriya mugabo naye nabonye nawe ushaje imbura gihe utajya ukaraba buhoro nuka amuveho giye kumyerereye ku bwanjye hari abagabo hano reka batazi gukora ku zingo zabo ugasanga barimo guserereza n'abagore babo nabyo bibaho none se urumva agiye atari kundenganya nimba kiriya gihe njyewe narateye inda mu buryo ntazi ukumva nkaba ubu ngubu ndi kumwumva impuhwe z'umwana nkaba ndi kumva impuhwe za kibyeyi bivuze ko kuba ndi umutinge ntabwo umupapa cyangwa umubyeyi mwiza nk'abandi wabawe none ariko nanone hari ikintu uriya mu mama yagendeye havuga impamvu yatanze avuga yuko atakwemera yuko wowe mubana cyangwa se aguha umwana okay ntacyo ubwo mbanze mbikwibutse uriya mu mama we yaravuze ati nukuri hagati yawe n'uriya mugabo ntago yanze guhitamo umwe ariko aravuga ati se Kayusi muraganira iminota 2 ukumva yabaye akavuga ibintu bizima akavuga neza kandi hashira kanya akavuga ibya bindi bye ningi bese navuze nyene byatumye akavuga ati se umuntu niba yemeye kuba umubyeyi akaba ari kuvuga ngo azapfumura umwana amazuru ngamwambika impeta ku gapipi ngo nawe yambaye impeta ibyo bintu ni ibintu umuntu akwiye kuvuga ari umubyeyi yatoza umwana akabona ko nta burere waho umwana nta utazigira ubana muzima ngo umenye inshingano zawe nk'umugabo nicyo cyamutebwa aravuga ati se ni gute naho umuntu umwana cyangwa najya kubana n'umuntu umeze gutya ariko umbwira ngo azajya anja inyuma mu kibuno warabimubwiye ubushize namujya inyuma mu kibuno kubera ko yabaye ikibatsi mu gitsina cye cyabigenewe ntago niyo mpamvu rongewe hormone zanjye ntago zitanyemera guhuza n'ikibuno cye sibyo uko nateye inda nge nakubwiye uti sinkwibuka ariko uko byagenda kose nimba wenda ari Imana yabikoze uwo munsi wenda ubutinganye bwanjye butarakura ngo bujye kure turumvikana ngo nyoboke hormone zanjye zinganze gukunda abagabo bagenzi banjye umva hari kera tukiri batonya turumvikana birashobora kuba namuteye inda pe ariko nawe biha agaciro avuga uti ngewe umwana sarahari yatangiye kwemera umwana mumpereze njye kumwirerera uko namurira kose ntago bimureba none se ubwo uriya mugabo we yakoze iki kugira ngo bikunde byibuze bagere ku bana nimba koko barasabanye imbabazi arangerera nkandi uriya mugabo yemeye tuzarwana tuziturana hasi ngiye nzamucurika nampamvu yo kurwana zamuhindura ikinyusi uretse mbanze nguruko aho bigeze uriya mugabo yemeye gutwara uriya mugore n'umwana bose akabafasha akabarera bose urimo nabyumva utendangerera ubu ngubu barabana barabana ubu barabana bari umugabo hanyuma ikibazo cy'umwana wanjye nawe nicyo nyine ko yamunyanditseho yanyibye byangu mukajya kumunyandikaho kandi nkabanje namugiriye imwe kubera ko yarabayeho nabi abayeho bucakara asabiriza oya ntago byakunda jewe ari uriya mugabo uriya mukecuru sha ntango nakubesha tuzakizwa na leta mukunze gute kutamba impamvu jewe uriya mwana giye mukunze ni muheza uburyo cyarabayeho turumvikana umugabo yarajana mwanga uriya mwana isazi zimudumaho ku muhanda uriya mugore nawe nta kavuta na kamwe yisiga ngo kamufate arara mu muhanda nawe nk'abandi nk'imbobo za marine ariko ngemwe niyo mpamvu navuze uti mwana reka mwemerero aho kugira ngo umwana wanjye byitwa ngo nuwanje abantu bumva ngo yabyawe n'uriya mutinganyi reka ngiye nemere umwana wanjye byibuze abantu bazajye bumva yuko wa mutinganyi Kayusi afite umwana witwa Papineza niko gahunda zigomba kumera nta kintu mwambwira n'ikintu kimwe mwambesha ubu nasinye nafashe umwanzuro ubu koko ntushaka kubuza amahirwe uriya mubyeyi oya ntago ndi kumubuza amahirwe azagenda abandi n'uriya mugabo umugabo aramwakiriye n'amahirwe agize umugabo yemeye kurera umwana azagende uriya mugabo reka nkubwire keza reka twumvikane wa munyamakuru we sibyo uriya mugore azagenda abandi n'uriya mugabo we sibyo urisa nta kintu rwose uhorunukira imihanda nta kintu kimwe yimariye sibyo yarambwiye ngo ntingana ku karubanda ngo akarnyo kandi ngo karaboze turumvikana nimba karaboze noneho nibagende bahuze inyo zabo bo zifite ubuziranenge sibyo noneho ngi umwana wanjye bamume barirane ubwabo umugore n'umugabo babyara abandi babo icyo ushaka n'umwana wawe bamumereze ngi mujyane nge umushire mama murere ngende nkomeze ntingane
umwana wanjye bamushyira mu ishuri nzajya ntanga minirevare niyo nzajya ntanga icyo dupfana kizaba kirangiye nta kintu nzongera kumubaza umugabo we n'umugore we nanjye ntacyo nzongera kubabaza birangire gutyo urugamba rw'umwana se ko numva bigiye kubi none se ari wewe wangiriye inama ko nabareka se uriya mugabo akandirira ngiye sinacise amaboko ndakenye se urabona ngewe ndimbwa shabyihorere ndabaza utari umufite ntago nari mufite ariko byumvikane ko uriya mugore nubwo yavuze ngo nta kintu ariho hari umutungo umugabo yamusigiye bajya gutandukana yaramuriraga n'umwana akagenda neza akamugurira ayo mata n'imyenda akamwambika bikagenda neza ariko ubu tuvugana nimba cyo wenda naciye hirya no hino nkasanga umugore yerimbatse hasi bifitse igitambara ku muhanda nkasanga umugore nta mazi afite nacyo kurya afite umwana urusazi rumudumaho n'umugore byumvikana yuko uriya mugabo ntayanze ko babana ariko nyuma yakaba yarabonye ko ngiye kubatsindira turumvikana bizarangira umwana wanjye mwemeye n'umugore nkabemera nkabarira icyarimwe bikarangira uriya mugore nawe avuze kambabarira umugore wanjye bongere babane ubu se bavuze ko bose babanye se barabanye ariko nta kindi kintu nge narenzaho tugomba kurwana hasi hejuru tayikondo tukicana bikarangira ntago nanze kuba muguhana n'ubwo nese si uwanjye nyine si uwanjye uriya mwana kafite amezi 4 umwana ko yonka kataratangira kurya warindire byibura akamara gufata imfashabere yatangiye nko kurya imbuto afite nk'amezi 9 umwana kare imyumbati ireze azarya imyumbati tuzayisikive mu mugaramire yarya imyumbati hari ibikoma bazabimuha binywe n'amashereka y'ihene n'ay'inkoko bazanye n'amashereka y'inka niba naba ngombwa nayo umuntu bayazane bayagerekeranye n'amashereka amashunushunu y'ihene ngo namanyagazi ngo namahuku ngo namankoko n'abarwaye bwaki kandi ura mwana arwacya bwaye none se urabona atarwaye bwaki se so mu nagize kugira ngo bikunde uriya mwana byuze nemere ko papa nemere kuba papa we kandi babizi neza ko ngewe ntingana ku karubanda najyamanye n'abagabo benshi ese abandi batsinganye tubona base muhungu bafite abana barabafite jihad afite umwana base mungu bafite abana bano bose badumba bafite abana barabafite pe gusa ntago aramufite kandi afite n'umugore bavuze ko iriya foto yagaragaye hanze ari kwikinisha agapipike gutya yikinisha gutya yitera akanyamerika iriya video yayihawe n'umugore babyaranye uwo mwana uri muri Amerika ibyo ntaho bihuriye reka dukomeze ubuzima bwanjye n'uriya mwana ntago numve niba namwe mubyara wo oya turabyara ahubwo vuga ngo hari uburyo kibeshi twibesha tukajya ku mugore hari n'igihe biba ngombwa icyo gihe tugahura n'umugabo ariko ugasanga hormone dufite twavukanye ziduhuza n'iki n'abagabo menya yuko santima zihari niyo mpamvu rero ngewe ntagomba kugendera ku mabwire y'uriya mugabo w'umusaza muri utajya ukira imihanda nubwo yavuze ngo ngewe ngo mfite ngo inyombi ngwinuka nabi ntago yandongoye nanjye sinamurongoye niyo mpamvu agomba kumenya ibyo nkamenya ibyanjye abakaba umwana wanjye bikarangira kuko nibitaba ibyo twese tuzajya mu munyururu nibitaba ibyo twese tuzajya mu munyururu ari uriya mukecuru bamwambika umunyururu twese tujye kubarira umwana hehe muri gereza ntago nzabaharira niyo mpamvu ntakwemera ko ngiye umuntu andirira mfite amaboko none se kuki ubu ngubu se yahakana hereye yavuga ko atari uwanjye yiba yaramuyanditseho yahera yenyine naho yahera ni nayo mpamvu ngomba gushikama je nkisiga amarangi rukumva nkemera kwitwa umupapa ariko w'umutinganyi kabone niyo bansuzugurira ko no mutinganya ariko bakampa icyubahiro nk'umubyeyi nayo mpamvu rero kari agakecuru n'uriya mugabo batagomba kunza imbere anytime mbabona duserera n'umwana wanjye bari kumwe uriya mugabo ntago yemerewe kutunga uriya mugore atamaye umwana wanjye ntago yanderera bivuze ngo ikintu ushaka n'umwana wawe ngewe mushire mama wenda nsigaye ntingana ku karubanda uburenganzira bw'umwana uriya mwana aracyari muto ku buryo utemerewe kumutwara oya ibyo se bibaho ubwo se iyo umubyeyi abyaye umwana agapfa bigenda bite ntago bamurera se ariko so rero urambaza iki rero nimba umwanzuro nawe ufashe kubu ngubu nasaze byarangiye kuko ubushize nigeze kumva mbwira ngo mfite ngo imisatsi ngo nk'imisure ari imisatsi yanjye niye urabona ari ikihe kizima andusha nyashi se andusha se umubiri umeze gucucagacaga se andusha amazi mazima se zajibu andusha se amaribori andusha se ibinwa byiza n'igiso byiza andusha iki andusha imitako ko gemeze neza nkeye kada kagabo kaho bagiye
sinkeneye kukanderera ndabirahige ndabisubiyemo we kezi icyo tugomba kubipfa nawe ubimenye nta n'undi munsi bizongera kubaho ntago tuzabipfa tuzarwana anafite nyina wowe uzumvikana na mama we mama we nta kindi kintu ngiye ngomba kumvikana nawe uzabiganira hanyuma tugomba gukorana inyandiko mama we tugahamagara abagabo bakasinya umwana akamumereza kamuheka ariko kayo hari n'ubuyobozi ubuyobozi burabizi umwana wonka ukamutwara nago byemewe n'ukuri nago leta ibyemera umwana ataragira imyaka 7 none umwana wonka kumucutsa akonka none uragira ngo okay tuzakora n'inyandiko abyemere ko umwana ari uwanjye noneho agenda mundererewe n'umugabo we uri kumva ariko nyuma y'amezi 3 ahita mumpereza 3 ahita mumpereza nyaye mujyane hehe mu rugi wanjye mwirerere mshake n'umukoza murere ubundi wowe ukumva wowe nuramu mama muzaganire none se hari igihe cyavuze ko nubwo namwihakanye kamwihakana ku bibazo z'ubureye yakoze anjibeshira ngo ngiye ngo ninjye wasamanye nawe ngo namutera inda sibyo kandi yarakoze ubureye umugabo we urukumva mbere yuko mura nawe umugabo banje bagahura bagatandukana sibyo ni iki cyari kubinyemeza ko nawe menye cyo bundi ari nimuhengize ko umwana yamunyanditseho kavuga ati reka kinkoni nzamba reka ngira impuhwe zakibye nk'umupapa mukuru abantu be kumbona nk'umutinganye w'imbwa wa feke utagira impuhwe byibuze bamagacira bwaramucanze nawe ntago ari we uramubyeyi ubuzima bubi nokore ari wowe hari gihe cyageze uramuta ari uriya mugabo Joshua nawe aramuta nawe yagize ubuzima bubi abura hajya abura abura ruguru nawe kuri y'inshuro yaragize Imana abonye umugabo amwakiriye aravuga ati ngize Imana umugabo aranyemeye ngiye kugenda mbane nawe none nawe uti nibampereze umwana wanjye urumva ko aracyari mu biriki muri rwaserera none umugabo aramubwiye ngo mwize mwese ngo ngenda batunga arabatungisha igiko nawe rubebe ko nakinagira nambi wacu turakize wabonye bamukuna meze afite inzobe nkiyo yawe afite inzobe afite nyashi aracyari muzima aracyari inkumi ngo murakize ntugaragaze ayo mafaranga mufite ngo namuhe n'ibihumbi 5 ngagura umwana amata nese wagira ngo nyamuhure base ko namuhaye udahari utareba cyangwa wagira ngo nyamuhere ku karubanda narayamuhaye namuhaye $2,000 bibundwa amafaranga miliyoni 2 kugira ngo bikunde imyaka 3 ibihumbi 2 by'amadolari ni mama wabihereje ngo ne guseba ngo umwana wanjye ngo atazapfa n'ibicyagiye bashatse n'ababyeyi banjye baraje $2,000 ni miliyoni 2 n'ibihumbi 400 yabare neza yatekereza bayohereje road limit tujya kuyabikuza kuri banki barayamuhereza imyaka 3 arashize none umugabo yaraje hashize umwaka umwe kuko ni imyaka 3 impamvu nabigize ibanga nanze kumvisha abantu ko niyemera nose amafaranga yagiye he yari yamaze yagiye guhura n'abandi bagabo rekuzi ko abagore b'iyi minsi n'abakiciro b'iyi minsi basiga batingana banasambana uziko n'abagore b'iyi minsi babaye abatinganyikazi ariko babigira ibanga tutanabizi amafaranga no bwa mbere tuyumvise ntago yumvise ariko ngenda bivuze noneho namuhaye amafaranga nyuma y'imyaka 3 ishize kugira ngo indoro uriya mwana ari muhe mugiriye ngo ntago yarazi ko nabaye umutinganyi ngo namuteye inda ngo atabizi ngo abaye umutinganyi gute ngo ndi kubabesha ariko bikaza kugaragara bikavuga ko ningana kuko byukuri akagenda nyuma yaho nyuma y'igihe gito nkamubona ariko bagira kare nago bya gutese ko nta musaza ufite ngo uramumpereza ngo mucukure byibuze ushinya naguha muri umuna wanje basi umugabo ako nabo nkamutera inyuma wendi kuvuga wavuye mu butinganyi ukaba mu mwana ukaba umusore nk'abandi nese urabona ndiki ukaba umusore nese urabona ndi umugore hari igipo wambona nyise ntago uzambaye wenda ariko nubundi uracyatinga wavuye mu bintu by'ibinyagwa nta mafaranga biguha icyo ni icyambere wenda basemungu barababikora kubera ngo amafaranga baratingana bakicuruza bakabacukura amafiriyeri uticuruza wowe ukaburwana n'iki je birandyohera birasose bimeze nk'ubuki niyo mpamvu nge ntabivamo gusa reka nkubwira ikintu wenda nge nagufasha aho ngaho uramutse umbwiye gutyo kireka nunkoreshereza ubukwe nge n'umuhungu mugenzi wanjye tukashinya tukanabana uramufite se uwo mugabo wanjye namufite twazabana umugore ndabufite rwose nge nabo mugabo naba proud yabyo nkagitinga kigo nakitinga kigabo nkagitinga kigabo tugashingiranwa rwose tukabyara nkungu nakobwa ngenda bikwemereye ndabikubwiye kandi ngenda bigusezeranya ubutinge nahita mbuvamo nkazige ntingana n'uwo ngo tubana tugakora rwose kwese waburetse mukabana ntabo ubukwe n'ubwo oya nese ubwo ni gute nakwitwa umuntu ukomeye ko nabitwa abantu bakomeye bafite ingo bakoze ubukwe ngenda nkeneye kwitwa umugabo ukomeye wakoze ubukwe mariage tugashingiranwa
bakaduferesita pampa n'impano na gikotoye byose ndetse n'imigati bakayituzanira n'isabune tukazijya twisiga amavuta yandi ya mukorogo kugira ngo tube inzobe. Niyo mpamvu rero ibyo byose ngembishaka na ibyo kuza kunyumvisha kunandukanya n'umuryango mbizi neza ko uriya mugore yashijije urwana w'uruhinja nkamuhakana ariko nkaza kugira imuweza kibyeyi nk'umuntu w'umugabo nkemera kwitwa papi neza. Niyo mpamvu ubu tuvugana rero nafashe umwanzuro agomba agomba kumuma ibyo muvuga byose muri comment mushigikire cyane mu nyange muneza abantu. Wabasha kumara buri kimwe amata kumwambika pampa. Nakubwiye ngo iwacu tworoye ihene, tworoye ipusi, tworoye inkoko, tworoye inka, tworoye ingurube, buri kimwe cyose kigira amashereka yacu. Jewe nzamurera ndabikubwije ukuri ndabigusezeranya. Biri serious. Ndabigusezeranya biri serious. Nta kinazamburana. Ikintu gitangaje. Ni namwose amashereka y'ihene nzamwosha amashereka ya mama. Mama afite amashereka nubwo ashaje karayafite. Arayafite. Ugiye kumuha amashereka yashaje. Ubu yarashaje ariko azabaho. Bajya baba mu bana wanze n'ukura. None se ngubeshe. Yesu yagira ngo ngiye nkomeze ngo ngewe urakomeza ngo nitwa umugabo w'imburagiye. Uzukuna amashereka ryana ashaka gucucutsa umwana atajurije. Ibyo ntago bindeba ntago nigeze ngira amashereka binamwe nayivomamo nkamurira umwana. Ariko bitabaye ibyo kugira ngo umwana. Ariko byibura urishimye kuba ufite umwana. Ubu ndabyishimiye abantu bose bamenye ko uriya mwana namubyaye mu bihe bibi wenda hormone zagitinga yisiranyoboka ngo ntingane n'abagabo bagenzi banjye. Sibyo babimenye ko ndi umugabo uri hybrid ndetse ufite n'umwana ufite papi neza kandi barabizi neza ko sibyo umugabo ngase kimboyi bashaka kuza muri aka kanya birumvikana. Ariko ubu ngubu ndi proud yo kuba nawe umwana bita papi neza. Ese byakunda biramutse uriya mu mama wenda umwana ni sawa uramushaka wenda none mama avuye ngo byira utigiye cyo nkeneye ni umwana ibindi byo nyine ntago giye byitayeho. Naho ibyo kuza bansereza bavuga ngo umutinganyi wewe ngo wagiye kubyarana n'umutinganyi. Mwebwe ntago murabyarana n'abatinganyi se. Ubu se abakora burezi bien n'abajya gusamara abagabo bakene inyuma n'abagore bacana inyuma bajya kwipfubuza ku bandi bagabo ntago mwebwe mukora ibyaha. Oya noneho ubu tuvugana ngewe bamuriya mwana mwirerere. Mwana mwirerere ubushobozi nibubura mfite abankunda banshyigikiye bazanira inkunga. Uzabura ubushobozi no kuvuga ngo urakize. Ntabwo mu byaho ndakize iwacu nibwo nkubya ko iwacu dukize. Ariko imitungo yanjye ntago ndahabwa umugane wo kugira ngo ngire ubutungo wanjye. Ariko ubu tuvugana nibiba ngombwa nkatangaza ko umwana wanjye mufite mu biganza byanjye hanabigaragaza ko muretse gutya ko byagenda koza abantu bazafasha. Hanyuma ku ruhande rwawe burya ibitungo yiwanyu iba ari yiwanyu ariko icyawe wowe ufite cyawe kikuriho wowe uko uhagaze ufite ubushobozi bwo gutunga umwana wowe uko uhagaze kwawe kuko ubu tuvugana ngiye ubushobozi wenda niringiye nabwira niwacu bakafasha sibyo. Ariko ubushobozi bwo ubu ngubu tuvugana wowe ku giti cyawe ni bukenya ariko burahari. Andi wajya gutubwira burahari yuko winyaguramo mwa burahari ariko nakubwiye ngo yigo burahari nubwo mvuga ngo turakize ntaga ari ukize ni iby'iwacu. Navuze ko iwacu dukize tutarimbwa. Izo miliyoni nakujye ko ari mama wazohereje zo kurira uriya mubyeyi n'uriya mwana nabwo ari kumapfa gasoni. Ariko ubushobozi ni bubi kibazo ngenzahamagara iwacu bagurisha umunani wanjye niba byanga ngira abatera nkunga bamfashe ndire uriya mwana. Mpamagara umukozi wo mukuru go umukobwa murire byadanje ngewe niba ro gukingana ngende ntingane birangire. Kubera ko ngewe mfite abagabo bankunda dukundanye. Umwana ugitingana wowe uzamwanduza ibyo bintu. Oya nzabwira umuntu uri kurera umwana wanjye akomeza mwito mu bushobozi. Ese mbwira tutubwire ubushize twaraganiriye uravuga ngo birashoboka ko umwana wawe nawe yabameze nkawe afite hormone nk'izawe. Nabyo birashoboka ntawe ubihakanye ariko kugira ngo tubwire kugira ngo ubashe kumenya ko umwana nyine afite aza umutinganyi ubirebera hehe ubireba guti nkuko nkuriya wawe kugira ngo ubimenye uzabirebera kuki cyangwa umenye niba atari we uzabirebera kuki kuko hari abavuka ari bo hari n'abavuka batari bo cyane kuri papa we ashobora nawe kuvuka ari we cyangwa se akavuka ari umwana nk'abandi nta kibazo bireberwa he kubundi. So uko byagenda kose hormone ku mwana ukiri mutonya biragoye kuzibona kireke yakuze byibuze ukagenda ubona imiterere ye. Ariko ngiye impamvu ngewe nabivuze akura aragahinje nago wabimenya ntabyo wamenya uriya impamvu ngiye nabivuze yuko uriya mwana ashobora kuba zatingana wenda nkana y'umutoza kubera ko nzi ko wenda ari bwo buzima bwanjye nuko nzi ko umuntu wibyara. Niyo mpamvu rero ngewe nta muciro urubanza rwo kuba yaba umutinganyi kubona navuze ngo nzamwambika amaherena cyangwa nzamupfumuza amatwi mwambike n'impeta ku gitsina uriya mwana
ntago bivuze ngo azaba umutinganyi sibyo ni imitako man ni imitako ni umupaster yabo ni imitako ushaka kuzamushyiraho ntago ndiye navuze ngo yaba umutinganyi nubwo navuze ngo urifuza ko yaba we cyangwa urifuza ko atamera nkawe ntago nanone ikintu cy'ubutinganyi nyishimiye ntabwo ari ikintu cyiza bibaye byiza umuntu w'umugabo mukuru cyane ndetse akazabona kuzukura byana wowe ukazabona umwuzukuru nawe ngiye namubona kabisa umwana ukabyara umwana muzima akazatereta akazashaka ukazabona abuzukuru sibyo byiza nibyo byiza kabisa ariko nawe ukeneye ibaza nawe gukura ugasanga papa wawe ari umutinganyi ibaza kubona umusaza w'umutinganyi wari wamubonaho nawe kazavuka atanga utubizo nk'abandi wari wabona umusaza w'umutinganyi uko nabameze wari nawe ari gutanga utubizo ngo gahibaze we yarasize akavereni kumva ndirimba yandirimba yarasize ngo dutengeye weekend mbuye mu kibada ngo ndikumva ngurumana ngo dumba ngo ndashika kumomasa kumva ibintu nk'ibyo sibyo ngo afate ikimuri ngo ansange mu buriri dutangiye weekend mbuye mu kibada dumva ngurumana dumba shaka kukumasa nafate ico kimuri udusange mu buriri dorimenye singuhagahenge yewe mu munota nero duturishana shaka ko twemezanya bagute mu dupapa dumba nkudukunuru kinyuma ukazasunika nutakana kuzimya yeah. Ubaze n'abaputse ibaze nawe ageze mu zabukuru agatangira kuririmba ngo dutinye ukene mvuye mu bibaya ashaje noneho ibaze noneho nge nisaza ibaze umuntu uzasa ufite imyaka 60 ukuntu uzaba umeze uri umutinganyi umusaza no kuzajya nambara string ndi kuri stage ndi kubyinira abantu bose mu isoko bama amafaranga indirimbo uzandika wanyweye umbwije ukuri oya ibyo singo nubwo twahuye keza ngenda babaye kubera kuri ya mubyeyi uri ya mwana yamunyanditseho turumvikana ntago nateye ndamuhari ntimureba ariko uko byagenda kose nimba ndi umutinganya ariko magomba ko umutinye umupapa dore kuntu bimeze ufite uburenganzira kuri uriya mwana nawe akamugiraho uburenganzira none nabana gute nuriya mugabo ngo anderere kandi igihe mfite ubushobozi wacu ufite amafaranga iwacu bagomba kumuderera kuvuga ngo wowe ugomba kuganira n'uriya mu mama uko turi kubivugana nawe mukabivugana ukamubwira uti bimeze gutya nawe akakubwira nyine mugafata umwanzuro hagati yanyu ko muri babiri mukavuga muti twemeje iki urampa umwana cyangwa se uze tubane bimere gutya umwanzuro muzafata izo bizu buri kuzihanya andi kuziha abantu bankunda rero sibyo ngo nta bakunzi ngira ngakomeza ubwira sibyo noneho ibyo muzaganira ibizavamo hagati yanyu ko muri babiri turi babiri ngira nuriya mu mama n'uramu mama tukaganira uvuga yazabwira ikize yazambwira iki umubwira ibyifuzo byawe ku mwana ibyifuzo byanye nuko agomba kumuma gakomezanya n'iriambo y'umugabo we nta kindi barabizi ntago ngomba gusakuzanya nawe ngo sokwe niruze ngo hirya no hino ngo inkoni ngufi inkoni ndende oya nicyo nshaka n'umwana wanjye akamumeza nkahamagara mushiki wanjye akamujyana mu rugo ibinanga zitabaza ubuyobozi ibyako byangwa gute ko nayo ubwanjye butuvuga ndi umuyobozi uri mu mama nawe ko atakona abonye atapfa kureka umwana okay none hazahitemo gutandukana n'uriya mugabo noneho ngewe bazaze mbarire cyangwa bazaze bose mbarire bo mukora batatu uriya mugabo na uriyemera warera umugabo ukarera umugore ukarera umwana iwacu kwa papa na mama bafite barabyemera ibyo bintu ntago ndi amaraso yabo uragira ngo nubwo bambyaye nkavuka ndi umutinganye mfite hormone zikunda kigabo nkaryamana abagabo duhujimwe n'ibitsina n'indi miturigatana mu kabuno ndetse turona n'indi zose bivuze yuko atagira batabyemera ibyo ngibyo byose uvuga ngo byokorera umwana ng'imitungo barabyemera babiguha mu rugo ubwo se wabyanga wowe wambyaye wazumbwira iki wabyanga gutese noneho babyanze bampa umutungo wanjye bakawa bari abantu uriya mugabo nyine uriya mugabo bana n'uriya mugore yaravuze ngo iyo akubyara ngakubyaye yakurageza andagiza hehe ko nawe ubwe byamunaniye kwiragira ako umugabo nkuriya waje ufite n'ibyanwa bibinuka yaravuye mu kazi reka nakazi uriya ni marine uriya ni imbobo uriya no guhera imiserani uriya no kujya gukora papier kwa uriya avidura biogaze imwinuka mbi cyane niyo mpamvu uriya mugabo sinkabona bagabo bita ngo naba diaspora babagabo bita inzererezi bano bagabo bafoye ubuda sibyo ari amibe zibarimo na amafaranga shari amafaranga yahise amafaranga y'ikibatura imibe y'ubwangati ugasanga imibiri kunukiri guhumura nibandi uri gucyurira ntabwo ndi gucyura ariko nyiri kubivuga barabizi nabo
ara na amafaranga bari mu nta mafaranga abagabo ko baba barariye wa ko zahese ko nanjye njya buri musira uragira ngo njyewe inyo yanjye nta gintunze inyo ziri mu kazi oh yes inyo ziri mu kazi ushaka ubimenye unabyumva nabimenye unabyubahiriza ziri mu kazi nese iyo ubona abaje hadi bacuruza inkoranyambuga online bikinisha bakabisora hanze ntago baba bari kwicuruza online iyo ubona ba order pass bacuruza online amavideo y'urukoza soni ziragabura mbese ziri mu kazi ariko njyewe inyo yanjye nyihuza n'umuntu twakundanye sibyo we ntabwo yicuruza iyo nshonje mpamagara mu rugo ti papa mama nyohereza 5,000 aho ngaho ndashonje cye nkayibwira uwo nkunda ntabwo ndi ko abayihubuye baha wagiye yicuruza nawe ukibonera utwo so njyewe ntabwo nshaka kwitwa umugabo w'indaya oya nkeneye kuba umugabo w'icyubahiro ufite n'umwana witwa papi neza w'icyubahiro kandi nyine bakijya mu kabuno kawe akabuno se ari akabuno kawe mutira akabuno ko arakange ari musaza we nahuye nawe byibuze mumubwire ngo wangirije musaza wanjye ako mwagiye muvuga amagambo mwabaze mugabanza mukanatekereza mugashishoza wewe keza nakubwiye uti ntukazajya umbangamira unteza abantu nkabariye nucyambara pampa basi uragira ngo ntere nkuka kuzingurira se pampa zirahari za baby step za desa kuri detail na karito yuzuye mu rugo buri munsi ndabambwira nkajya nkutuzana twa desa kuri boutique turahari twamaye ariko turano twabana munyakata none se ziriya papa bambara bagiye kubyara abagore bakuru cyangwa abagabo bacibwamo ntago ngewe nazambara sirase ba mama nizo wambara se cyabambare pampa z'abana ngiye nambara ziriya papa z'abantu bakuru bagiye kubyara ko zihenda 2,200 ibi ku munsi ndabishora nese kushora hatunguka biragoye nta ndodo zibaho zidoda ikibuno hanze zarabuze ariko umuntu cyaraturitse cyarapkayutse da nese ko cyamenaguritse umutubeshye ko wicaye ariko nyene ikiradoze ndicaye ikiradoze ubutuvuga na papa ndazambaye kandi ntabyo wamenya ni nayo mpamvu tugomba kwinjira mu buzima wewe genda ugira inama uriya mukecuru uriya mugabo sinyeneye ko nderera nago ubutekereza ko ibintu uri kuvuga bigusabya no mu bantu naho ugenda mu muhanda bisebya gute ko nta muntu ntunze ko nta muntu ngiye mfite imwe mu ndende na mama yanjye ninde muntu useba ntabwo ngiye ndi guseba ahubwo nibo baseba birirwa bamvuga nabi ngo banciye amafiriyeri ni wowe wabyishyiriye hanze niba nabyishyiriye hanze se birabareba tubwire amakuru y'uwo muntu ufite ushaka kubana nawe rero wa mugore wawe wundi mwiye minsi mfite umugore nshaka kubana nawe mwiye minsi bita Eric Semuhungu nta hantu mujya muhura naje gusanga ejo nabwiye muri stade turahura turaganira arambwira uti nibwo bwa mbere duhuye ariko ndaceka ko mu minsi duhuza neza tukaganira kandi ndahamya ko umuntu wankone gise nawe ari gasuku agasuku ariko hari ikintu kiri hagati yawe nawe cyangwa n'ubushuti busanzwe oya hari kirahari kuko twaraganiriye ambwira ko mu minsi twenda guhuza ninde ushaka undi muri hagati yanyu cyenda mushaka ubunyiminsi ni wo mushaka uwo saragushaka cyangwa uri kumwihoma ntago urukundo nicyo ruvuze mani ntago wakwihoma ku muntu utabishaka nese uko yabonye ati akandi kagasura k'Ikinyarwanda kameze neza gafite ubuki gafite rwose nzabyemera ko unyeretse ifoto muri kumwe nzabikwereka rwose ahubwo se vuba buretse na Semuhungu turi mu rukundo nzamuhamagara mugiye ati mon bebe Eric Semuhungu uri hehe ko ngushaka I love you so much because you are in my heart sibyo I am kiss you biroroshye ibyo ngibyo uvuye kuri Dumba oya Dumba uriya tuzakundana bu friend Semuhungu se kuki ari uhisemo nuko yaje Dumba we yaraheza aracyari hanze nta mpamvu yo kumujyaho uriya tumwihorera ariko igihe cyose azaza tuzasobora urukundo kandi nabwo n'abatari azabyihorera kuri Semuhungu rero nuko ari ureba ari hafi kandi afite n'amafaranga kandi nawe wikeneye amafaranga nese jewe turi kwicuruza na Semuhungu ko nzahura nawe mu ibyishimo birenze ku rwego rwo hejuru nkamupfubura ko nzi ko n'abazungu bamufubije ni ibyishimo gusa ariko ibyo si ngombwa reka tubize uragira inama uriya mukecuru uriya mama rero ngiye ko ejo nuko buburije tuve hano dufashe umwanzuro nimura nawe wanteranije nawe tuzaserera ntuzamubwire ko ngiye kubana n'undi mugabo mugenzi wanjye tuzaserera pe genda kubwiza ukuri umbabarire ngusabye imbabazi ntuvuge ibitakureba urebe hasi sawa hanyuma rero dore ikintu ngiye gukora ngiye kubwira uriya mu mama ashyira agapira hasi ejo ubwo nzamuganiriza uko twaganiriye yego n'amahane wari ufite yego oya umubwire ati ashyira agapira hasi nimba akeneye kubana n'iriya mbobo y'umugabo we bampa umwana wanjye mushyire mama murire cyangwa nawe imyirerere kuko ndazimeze nibitaba ngombwa ntago bambanana mu rugo ngo bagire amahoro do ndakurahiriye ndagapfusha mene wacu cyarimo
hanyuma mubwire gutyo uri kuvuga ubwo niba ari uguhitamo kubana abiki imbuto nanjye mbiki imbeba ntabwo byakunda ngo babane ngo bambonere amahoro n'urugo rwabo nibo nabasenya nkabatanga nkabarangiza nkabasenya nkabajya nkajyayo ntibizageraho muzabikora nk'abantu bakuru musobanure mubwire ni rero Kayusi arifuza umwana we cyangwa se mukaza mukabana cyangwa nkabajyana bombi nka batatu bose nkabaha urugo bakabana bo bwati baryamana bakabyara hungu nakobwa ariko nkamenya ko umwana wanjye hari mureba n'amaso yanjye urukundo wakunze umwana oya umwana ni umugisha naje gusanga umwana ari umugisha umwana ni umugisha kandi umwana ni ikintu gikomeye cyane ntago nzahora ndi umutinganyi ngo mbura kana oya naje gusanga ntabwo nabura byose ntabwo bakibahamba dikara basigaye bashyiraho gaze none mashaka kunikasha gaze ngo babatwikana ikara wapi bashyiraho baterekaho gaze hejuru nta kibazo iyo upfuye nta mwana ufite ariko wowe uramufite ndashaka ko nanjye ngira umwana byibuze nkazapfa nsize umwana nk'abantu mwe ni ukuri iyo turi kuganira gutya ntabwo tuba twirengagisha ko namwe muhari hari ibintu tuganira ugasanga njyewe ubwanjye nta nama navuga ngo nabagera ku giti cyanjye niyo mpamvu mba mvuga nti namwe wowe wabashije gukanda kuri kino kiganiro kuri Keza ukaba wagira icyo tubwira no kuri ujye udufasha mutubwire nk'ubu Kayusi ibyo ari kuvuga ku ruhande rumwe nibyo ni umwana wakeneye kumuba hafi ariko nanone gutandukanya umwana na mama we nabyo murabyumva umwana w'amezi ane wowe ntabwo bindeba ikindi kandi bose bafite uburenganzira ku mwana wabo ese mwebwe mudukurikiye mwabagiriye ihe nama ku giti cyabo urumva ntabwo barahura ngo babiganire niyo gahunda turi gupanga ko bazahora bakabikemura hanyuma hagati aho mwebwe wowe uri kureba kino kiganiro ni ukuri andika muri comment uvuga uti Kayusi bigenze gutya cyangwa se uriya mudamu bigenze gutya kugira ngo tubashe kujya twumva ibitekerezo byanyu natwe tubonereho kuvuga ati se abantu batubwiye gutya natwe reka tubigenze gutya sibyo Kayo niko gahunda zimeze wenda ntabwo tuvuze ngo umuntu agendera ku nama z'abandi ntabwo ari ni byiza bigaragaza nyine ko witekereje n'ubugabo wakoze kuri kurata inzara cyane ariko ni ukugira ngo bazibone ko abankunda nanjye nshashagira nameze neza rwose wazireretse ndagira ngo abantu bo rwose babone ko nanjye mfite twatwiza bakwambitse iyi meta dore iyi meta ni gift se mungu yampaye ariko ni Keza ako karashaje ntago ari gato karashari gashashe karashari gashashe kandi urabona ko nyine izo zindi wambaye izi ngizi ni imitako urabona ko ari IC ni meta nyine zigaragaza umugabo uryoshe aya ntugaseke ariko ibyo mubya nukuri Keza ntago nakubesha ese uzaryoha umugore aryohe uriya mugore yarangije gupfishwa n'uriya mugabo yaramwangirije uriya mugabo yamwangirije yamuta uriya mugore ntago nahuye nawe gutyo gusa Kayo tugana ku musozo nagira ngo ugire ikintu ubwira abadukurikiye ikintu nge nabwira abadukuriye kandi wo kabyara mumbabarire ngiye mumfashe musabire umugisha kuri uriya mubyeyi ndetse no kuri uriya mupapa we rwose yanamutaye nanjye ndamuhobagiza ariko nubwo nahobagije uriya mugore uburyo intanga zanjye zahuye n'izuriya mugore ni ibintu biri private nabasha kubabwira nanjye boye nsobanukiwe kuba naryamanye n'abagabo nkaba bafite hormone zinganza kuryama n'abagabo bagize banye nanjye ni kuravutse ni kuri isanze ariko mumbabarire munsabire umugisha kumara kandi namwe batukwikiye mumbabarire nanze umwana mwitingegera mwitagaho gukigiga ari mitimbeba ariko mumfashe please ndabasabye rwose amarima nakomeza baye namwe kandi ndabakunda cyane ciao ciao